abakobwa mujya mu maregere nyine ukajya mu mihango ukaba utagira isuku ugasanga uri guca ku bantu bose uri kubanukira umukobwa wenda pe urakennye ntabwo ufite amafaranga yo kugura padi ariko hari nubwo ushobora gushaka udutambaro tw'isuku nyine dusa neza uburyo umukobwa yabasha kumenya nyine kuba yabara nyine ukwezi kwiwe. Narumvise ngo kuba uvuye mu mihango ako kanya nyine mumbwira se burya nimba yatwita kuba uvuye mu mihango ako kanya umwana w'umukobwa atwaye inda ari muri cya gihe nibwo agukeneye akagutegereza akakubura uri umubyeyi ukamutuka ukamusora mu nzu ukamucunaguza nk'aho wamugiriye inama ngo umuhumurize umubwire ko ibyabaye ari abahungu nimba uri umuhungu ufite ubwenge ukaba wahura n'umukobwa ukaryamana nawe ukamutera inda ukamutererana ukaba wumva utamufasha ese ubona iyo nda umuteye umwana azakura agakura atabona se ese ubona ari ubutwaro uri gukora. Hello, nizere ko mumeze neza abakunzi banjye. Amazina yanjye ni Moza nk'uko bisanzwe. Murakaze neza kuri YouTube channel yanjye yitwa Moza Rwanda. Ubu rero nari nabategura akaganiro gatonya kajyanye nyine ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Mugomeze mubane nanjye mumfashe munkurikire inama zanyu mukomeze nyine twungurana ibitekerezo mureke dutangire. So ubu tugiye ku buzima bw'imyororokere uburyo nyine abangavu ingimbi nuko nyine abakobwa bakwirinda gutwara inda zitateganyijwe. Rero uburyo umukobwa yakwirinda gutwara inda zitateganyijwe, kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, inda zitateguwe. Umukobwa niba ufite boyfriend yawe mukundana ntabwo nyine muri abantu mufite umubiri uri kumva ntabwo bavuga ngo uzirinda kuva ufite imyaka umuntu nyine abatangiye gukura guhera ku myaka 12 umukobwa bageze mu nyine abari mu mwangavu yatwara inda akaba yatwara inda zitateguwe. Umukobwa nyine n'ababyeyi reka ababyeyi baje nyine dufatanye uburyo yatangira kwita ku mukobwa wagize guhera ku myaka 12. Nimba uri umubyeyi ukaba ufite umwana w'umukobwa ageze mu myaka 12 ukaba utaricaye ngo umuganirize umugire inama umubwire ko yamaze kuba mukuru ibihagezemo ari byo kwirinda akatangira kwitwara nk'umukobwa. Mubyeyi ntabwo ndi kuvuga ku bakobwa gusa n'abahungu nabo ndabavugaho nabo baba bari mu gihe cy'ingimbi gutyo baba batera inda bakwandura ibirwara. Rero inama nagira abahungu n'abakobwa urubyiruko nyine nimba ari ingimbi n'ibyo ngibyo. Rero umukobwa igihe wageze muri iyo myaka ugakundana n'umuhungu wenda kwifata bikaba byabananiye ntabwo mbabwiye ngo mugende ntabwo mbashoye mu buraya ndi kubagira inama nyine. Umukobwa akaba uburyo yakwirinda gutwara inda zitateganyijwe ndetse n'umuhungu kuba yatera inda zitateganyijwe ndetse n'indwara. Hari ibinini byinshi byaje bituma umukobwa adatwita, hari icyitwa n'imbarize nyine birahari ntabwo nzi amazina yabyo ndaza kuyakora ubushakashatsi nabwo mbabwire uko byitwa. Hari gufata ikinini, gukoresha kondomu, gufata urushinge, kuba wajya muri wonapo. Ariko muri ibyo byose nyine ntabwo bigiye bigira ingaruka nyine wenda ni byiza ariko hari n'icyo byangiza. Umukobwa uzi ko nyine kuba wanywa ibinini byinshi ntabwo mbashoye mu buraya ndi kubabwira uburyo mwakirinda ku buryo byatuma nyine mudatwita. Nimba uri umukobwa gahura na boyfriend wawe mukaryamana nyine mugakora imibonano mpuzabitsina wirinde kuba nyine udashaka gutwita. Hari kinini ugura, hari cya 2, hari cya 5, hari n'ikigura 10,000. Iyo ugifashe hari kinini gikora mu minsi 3, hari kinini gikora mu minsi 3. Iyo ugifashe ukakinywa nyine ukuva kuri imibonano mpuzabitsina idakingiye ukagifata gituma udatwara inda. Nanone ariko kuba wanyweye icyo kinini ntabwo bivuze ko utarwara nyine wenda wirinze inda ariko hari n'izindi ndwara wakwandura. Kwandura sida,
mburugu, imitezi n'izindi ndwara. Rero nimba wizeye boyfriend wawe nawe muhungu ukaba wizeye girlfriend wawe mudashaka gutwita, nicyo kinini mwakoresha. Rero nabwo nimba ari umuntu utamenyereye kugira ngo udatwara sida, mwakoresha kondomu, nayo buriya ituma irinda ibintu byinshi, inda zitateguwe, imibonano, inuza, mburugu, imitezi n'izindi ndwara nyine murazizi. Noneho akandi kantu nyine nashakaga ko tumenya uburyo nyine hari akandi kantu nashakaga ko dukora, ariko nyine ndikumva tuzagakora mu kiganiro gitaha. Uburyo umukobwa yabasha kumenya nyine kuba yabara nyine ukwezi kwiwe. Narumvise ngo kuba uvuye mu mihango ako kanya nyine mumbwira se burya nimba yatwita kuba uvuye mu mihango nyine iminsi 3, nyuma y'iminsi 3 uba watwara inda nyine. Ariko abenshi bazi ko iyo nyine umaze kuva mu mihango ukamara iminsi 15 ngo wakorera ukaba utatwita, utatwara inda. Gusa bira ntago byizewe cyane, muganga ni ubizi, ariko bira ntago wabyizera pe, watwara inda, wakwandura sida, imibonano mpuzabitsina. Abenshi bakunda kubikora, akenshi usanga abangavu abakobwa nyine bakiri bato, ugasanga umwana w'imyaka 12 yatwaye inda. Akenshi ntago abazi inama z'ababyeyi, nyine nta nama aba yaragiriwe, ntago baba baramugiriye inama. Ariko ntago twamushinze icyaha, ntago aba yarabyiteguriye ko bibaho. Ariko nyine mu gihe byabaye ntago twamutererana, bari barwaye indwara, sida, mburugu, imitezi. Ahubwo nabashishikariza ukuntu bakwegera muganga akabafasha nimba byaramutse byanabaye, kubera ko nta muntu uhindura ibyamubayeho. Nako mbivuze nawe ko mwihangane, nta muntu ugena ibimubaho, so mwihangane. Iyo umukobwa atwaye inda, ababyeyi hari akantu nari kubashimira, hari tuntu muba mutari gukora neza. Niba umwana w'umukobwa atwaye inda, ari muri cya gihe nibwo agukeneye, akagutegereza akakubura, uri umubyeyi ukamutuka, ukamusora mu nzu, ukamucunaguza, nkaho wamugiriye inama ngo umuhumurize, umubwire ko ibyabaye ari ibisanzwe, nawe ukamurisha umutwe. Ibintu ababyeyi muba muri gukora ntabwo ari byiza pe, ni ukuri ntabwo ari byiza, mugere mwikosore. So ikindi kintu nacyo nanone nabwira abahungu, nimba uri umuhungu ufite ubwenge, ukaba wahura n'umukobwa ukaryamana nawe, ukamutera inda, ukamutererana, ukaba wumva utamufasha. Ese ubona iyo nda umuteye, umwana azakura agakura atabona se, ese ubona ari ubutwari uri gukora cyangwa? Gusa nyine pe, akenshi nyine bimwe biba byandakaje, ariko nyine ntari bituma. Abahungu mwirinde gutera inda zitateguwe, gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ndetse n'abakobwa. Ikindi kintu nagira abana b'abakobwa nyine muri cya gihe uri nyine uri mu gihe cy'ukwezi kwawe, tuzagenda tureba n'uburyo nyine wabara nyine ukwezi kwawe wabasha kukubara. Rero kandi nashaka kubwira abakobwa, nyine abakobwa mujya mu maregere, nyine ukajya mu mihango ukaba utagira isuku, ugasanga uri guca ku bantu bose, uri kubanukira. Umukobwa wenda pe urakennye, ntabwo ufite amafaranga yo kugura padi, ariko hari nubwo ushobora gushaka udutambaro tw'isuku nyine dusa neza, ukaba watumesa ukadutegura. Ndabizi no mu mashuri abize twagiye tubyiga nyine uburyo wakoresha ibikoresho by'isuku mu gihe uri mu mihango. Iyo ugiye mu mihango ukaba wafata padi ukayambara, bituma nyine amaraso atajya ku myenda, utanuka. Abantu nyine guhera ku myaka, nyine umuntu wese agiye mu mihango arabizi ko iyo ugiye mu mihango si wambare padi, si wikora isuku buri kunuka. Rero tuziga uburyo wakoresha padi, uburyo wakwirinda indwara zitateguwe, uburyo nyine ubuzima bw'imyororokere bwose tuzagenda tuvugaho gahoro gahoro. Reka ikiganiro cyacu tugisoreza ahangaha, ejo bundi nyine tuzagaruka mbabwira ukuntu wabara ukwezi kwawe umukobwa agiye mu mihango. Kandi n'abahungu erega birabareba, ni gute uba ukundana na girlfriend wawe
muranye imyaka 2-3 ukaba utabasha kumubarira ukwezi igihe agira mu kwezi kandi uri umuhungu muzima ufite ubwenge warize. Si ubwo wumva uri umuhungu nyine uri umuhungu umeze ute, ariko wenda ntabwo ndi kubacira urubanza, wenda mushobora kutabyita kubera ko bitabareba, ariko abahungu reka dufashanye, mufatanye n'abakobwa mukundana, mumenye nyine mumenye ukuntu wabara ukwezi n'utundi tuntu tuzagenda twiga inyuma. Reka dusoreze hano rero, ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Mukore sub, share na comment. N'abadiaspora nabo nabonye baratangiye kujya bakurikirana ibintu byanjye, nabo ndabashuje aho bari hose. Nabonye abantu benshi bari kunsaba na nimero zanjye, nabwo nzazishyiraho. Nyine mujye mu bitekerezo, twunguranye ibitekerezo, mukomeze kugubwa neza. Imana ibarinde. Bye bye.